naya nanga ya Museke Weya. Nirukana mu masafari muri igiye kuba exing imitomi ndakumumena umutwe. Amakuru dukura ku mihanda ko yatubwira yuko uyu mugabo ari umujurano bahungu. Urebye rero buri muntu aba ryambagingira ngo impano sikubona bavuga se. Narebye nakundaga kumva runana kera hanyuma sinzi ukunaje ndavuga kubera iki nanjye ntakigana uyu mugore. Ni ubundi afite kuntu. Buri muntu afite version yiwe. Cyane. Wowe waje nka Buritiku. Niwo muhamagaro. Uhuriye hehe n'amatiku sasa wowe? Ahubwo subura abona hari ahantu bitandukaniye buriya. Nirukana yaguyihakana ibintu bya Trisa mu ruhame ngo nahabize. Hanyuma se aya manyagwa y'amajwi yo abanyarwanda babitse mu telefone yo nayimbogo Abantu uramuntu wamusebekeye we abantu jya baramuzi. Museke Weya. Hari umudamu ukunda kuzamo avuga inkuru zabanjije. Bigiye gutangira Museke Weya itaratangira. Hari ukuntu rero azamo neza cyane. Niruka mutesi Jerry yarisabwa bose yuko ari nyana zinka. Ko byabigwiswa yuko yaba twite bahungu. Ubwiye na yenga y'urumbutsi yaba yaramuteye inda yaba ari nde. Ndagusuhuje cyane wo kuri Good News TV nk'ibisanzwe aracyari AB Godwin kuri microphone mbibutsa ko turacyari kumwe na Action Driving and Language School ukeneye kwiga indimi permis na provisoire mu gihe gito cyane uradusanga hano mu mujyi rwagati mu nyubako ya Chic muri flow ya mbere mu muryango wa 45C. Ukeneye ahantu ho kuruhukira heza hari amafu hari akayaga waza muri Mountain View Hotel ari naho twicaye kano kanya. Ni hano ku Gisozi neza ahateganye na Romantic Garden ku muhanda wa KG 792 ST5. Ngira ngo imbere yanyu murahabona icyuki uraho. Muraho neza. Umeze ute se? Ni sawa. Ndikumva nifuza nko kumenya izina ryawe. Nitwa Uwase Janet ariko ubundi ni Uwasenike. Uwase Janet? Uwase Janet Uwasenike. Uwasenike aka Buritiku. Buritiku. Numvaga nshaka ko bivugira ibyo bintu. Bamwita Buritiku. Haje buri kantu turamwihanganira. Haza buri nguni turamwihanganira. None haje na Buritiku. Ibintu muri gushinga mwabantu mwe birimo buri. Lebo yanyu yitwa ngo iki? Ubundi yitwa Big B Rwanda. Yitwa Big B Rwanda. Big B. Big B and Rwanda. Ubwo bya B nyine. Abo ni Big buri Rwanda. Oya, no, ni Big B Rwanda. Iyo B y'inyuma isobanuye iki? Yes. Habanza Big. Habanza Big. Nyine B y'inyuma yindi isobanuye iki? Buri nguni, buri deal, buri kantu, buri tiku. Hari undi muhungu niba yitwa buri ki? Buri deal. Jamaye. Numujye uvuga ibintu bya Padiri Cardinal. Cyane buri wese afite version ni ubundi afite kuntu. Buri muntu afite version yiwe. Cyane. Wowe waje nka Buritiku. Niwo muhamagaro. Niwo muhamagaro. Buritiku ko ari umuntu ugira amatiku. Uhuriye hehe n'amatiku sasa wowe? Ahubwo subura abona hari ahantu bitandukaniye buriya. Ngo mu minsi ishize duheruka. Urabona okay wenda ko kantu. Abantu uramuntu wamusebekeye we abantu jya baramuzi. Museke Weya. Hari umudamu ukunda kuzamo avuga inkuru zabanjije. Bigiye gutangira Museke Weya itaratangira. Hari ukuntu rero azamo neza cyane. Duherukana runaka bameze bigeze hano. Duhe sample iyo wakoze. Ubusubireka turebera nakoze byaterwa gwe n'abantu bashaka wenda. Oya we turashaka iyo wakoze. Twakoze okay kamvuge warite zabwo nkayimbiyindi. Warite nkayimbiyindi. Oya nshaka kwanza guhera ku iyo wakoze. Okay ntacyo. Akamvuge kuri iyi. Duherukana ari yakuru okay cyangase katubireke kuko oya ntago tubireka. Ntago ndimo ndashaka. Leta nje kuri cano y'abantu bahungu shaba ya Rebo niyo YouTube channel se? Urimo urazana ibintu byo kumfenta kandi mufite YouTube channel.
YouTube channel yitwa buri kantu na buri nguni ntago barongeraho abandi sinzi impamvu ngo batarabongeraho kombona uziko bataragushyiraho turacyari muri management ariko nabandi baracyaza fasho yindebere abandi bande ntuza buri nguni hariho nabandi mutarabona buri cyana nabandi bose zana Instagram sasa uri muranga kubivuga Museke weya babikurikirana on TikTok zacu cyangwa se ku witwa nguki kuri Instagram Buritiku Buritiku rimwe abashuti bawe barabizi ko witwa Buritiku cyane rwose barabizi none se reka nkubaze mu mazina yawe yose ufite uprefera ko umuntu yaguhamagara ngo iki iri mworoheye ubundi ariko ubundi urumva kugira ngo wubake izina nk'umuntu uri kure yaguhamagara ngo iki ngo Buriti cyane rwose nkitaba Buritiku none ikintu kinsetsa cyo kora muri creative mufite creativity uburyo sibyo nk'ubu duhuye nk'ubu abantu bari kura muri kamera ko ukuntu uri umusirimu none wajya kuri ntuza yawe uretse na cyaburi nguni nge ntarakibona nari nzi ko ari ikintu cy'ikibobo umvaga ari umuntu uri aho ngaho gusa nari nzi ko ari ikibobo ariko nge ntungurwa no kubona n'ukuntu ari umuniga ufite fresheri na buri nguni ntabaniga mani ubona bameze fresh ariko iyo bagiye gukora izi video mufite ukuntu mwigira nk'abaturage ntawe ukenyera ibitenge mu mutwe iba ari isura y'akazi sawa twagiye iyi ngayo nguko da uretse buri nguni abanza ashiture ngo arabanza agashitura numvise ngo ariko mubyita ngo no gushitura nayananga ya Museke weya mwirukana mu masafari muhigiye kuba exing imitomi ndakumumena umutwe amakuru dukura ku mihanda ko yaratubwira yuko uyu mugabo ari umujurano bahungu gusa umunyarwanda bivuze ukuri ko umugabo ari umwana wundi koko ubu ko arimo kuririra mu myotsi nk'imbogo aha nzaba mbarirwa kuri iki cyo mumaze kumva ni igice mu ubundi ako niko kazi twabonye komedi nyinshi tubona stand up ba Rusine bakoraga bakoraga abandi bose iyi komedi yanyu yitwa ngo iki sleeping ko muba muryamye ako se buriya kuko urabizi ko taturyamye nge nibanga ry'akazi buri muntu wese niko abibona ubu hano muba muri kuri office cyane yo ku kazi studio ikomeye muryamye cyane rwose se nta n'utarureba mukunda ariko bapfuye agasoni ubundi bajya bazikora bambaye ubusa agabagombamo kongera rega iyo hajemo ikintu ubundi bajyaga babikora bambaye ubusa hejuru iyo hajemo ibintu by'igitsina gore bagira ukuntu babigenza ahubwo ubanza uri umunyabwoba ubanza kubera none se kuki utajya muri costume y'abana ariko ntawe nabujije nibo bagize baravuga ati ariko reka tujye cyangwa bagize isoni ngira ngo ubu bikuye he kugira ngo sasa utangire gutya mu gihe hari haje abangaba sibyo bavuga amatangazo n'amatangazo ni iki buriya ni iki abangaba n'amatangazo sibyo iri ni itangazo rigira gutya na gutya sibyo wowe watekereje gute kuza sasa ugiye kuvuga ariko nyine muri creative man mbisubiremo muri creative guhera kuri abangaba bavuga amatangazo sibyo haza umupadiri we noneho we nibindi bindi nawe ndamushaka sinzano nzamukura nzababwira mu munshakire wowe wabikuye he kugira ngo uzuvuga urunana ni ibintu umuntu atapfa gutekereza gutya ngo ahita akora so urebye rero buri muntu aba ryambagingira ngo impano sikubona bavuga se narebye nakundaga kumva runana kera hanyuma sinzi ukuntu naje ndavuga kubera iki nanjye ntakigana uyu mugore wenda nimvuga izina nk'irye cyangwa se kumwe umuntu avuga kumva niwe neza afata ariko izina rye like hari ukuntu abaza kuvuga ngo waravuze ngo wenda ntugire gute ngo wenda nimvuge oya ibyo tubireke tubireke so rero nuko nazanye kara gatekerezo nkakugerageje mbarabira nakunze wabitangiye uri kumwe n'abana bahungu yego mwari kumwe so ibintu mwabitekereje gute kugira ngo mwifate mujye gukora ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bakora mwiryamiye ahantu ubu musigaye muryama wa batatu ubundi baryamaga wa babiri tusigaye kuvuga ko turyama turi batatu none ntibaze ko njye nari nzi ko mubana oya aho ngaho hajamo ibyo bintu rero biba ibindi
nyine nari nzi ko mukora nk'aka version mugiye gukora mugakora nyine mugiye kuryama tu nyine ku buryo nyine mu stopping amurangira mugahita munasinzira. Oya nagariko sakazi se nta kazi ariko nanone twavuze ko yari studio ni office iyi ni office cyane none muri office inyuma haba hibereye amarido ahambiranyije sibyo ubundi twe tuntu tunabuzemo sha buriya nta oya namaze kubibona buri muntu wese amaze kubibona yuko ariyo style yayo yo kwicara niba mwicaye niba none muryamye simbizi inyuma hari amarido hari niki none gitangaje mwajya gusohoka mugahitamo abasirimu kabisa nk'ubu dukubitanye mumeze neza ebana ubundi iriya bari isura y'akazi niyo mpamvu umuntu aba agomba gusa umugore iyo uvuye mu kazi baze ko iyo uvuye mu kazi uhita ufunga umusatsi nk'uko abantu bari kukureba muri kamera uhita usa neza kabisa ako nkeka ko utakiri buritiku hano buri hantu hose ni buritiku kubera ko ntago riri ku ndangamuntu yanjye ariko nyine ubwo ni iby'akazi nk'umuntu akwemereye ngo ushyire uhinduze amazina ku irangamuntu waryongeraho buritiku se byaba ari ibyo kwirwa ariko binashobotse narishyiraho bishobotse ngo byasaba iki kugira ngo bishoboke ureba ubundi riramutse buriya ikintu bajya bavuga nanjye kuvuga ikinyarwanda cyane cyinshi cy'umugani ariko nisanze wenda ntakizi neza bajya icyo ngiye kingaburira nta kuntu ntarishyiraho n'ubu ntabwo ari kuvuga ngo ntabwo ringaburira ariko ntabwo birajya ku rwego wenda ese nk'ubu ngubu urugero hajya haba ano mashow y'abantu bakina comedy bakaguhamagara hari ibyo njya mbona byaba Marimersi ni Marimersi Farimersi bita ngo GNZ niba Gen Z comedy baguhamagaye comedy yawe wayactinga gute kuri stage uhita uzana ubururuka ryama n'amarido ugashyira inyuma ubwo mbarije ikibazo rimwe na baburi nguni bo bazakisubiza kwabo nge naza muri ya style yawe umugore nyine nakubwiraga bisaba ko ubwo hari story naza mvuga ariko nyica mu ese waduhaye sample duhe sample kanza nyishakire singizi oya abazishaka bibateye amatsiko rwose nibajya barukire ku mashusho media yanjye ngiye ibintu byanyu narabikunze man byatari kabisa ega biratwika biratwika none ukuntu buri nguna bareba nicyo kintu kiba gitangaje Wiruka mutesi Jolly yarisabaga bose yuko ari nyana zinka. Ko byari bihwiswa yuko yaba twite bahungu. Ubwiye nyana yenga y'urumbutsi yaba yaramuteye inda yaba ari nde. Murandika yiwe se wamukoresheje ikiganiro warabivuga iki? Ugize ngo iki? Naho tugize ngo iki? Ejije mumaze kumva cyanditswe na Rukundo watwandikira na Rukundo Karori Rwanga cyane rwose nabazamo nese ibaze ko Rukundo Karori Rwanga ntawe muzi ubwo bivuze buri uramuzi buriti ntago Karori Rwanga uramuzi oya ntawe nzi pe ariko ubivuze buri aramuzi ukuntu ujya kuvuga umuntu gutyo utamuzi ese nk'umunsi wumvise nk'uyu mudamu araguhamagaye uyu ujya uvuga ibi bintu nyine wowe ujya uvuga mu izina mu ijwi rye ukumva araguhamagara akubwira ati ibyo bintu wihaye byo kunyigana ko ngiye kugufungisha gisubwe namwiganya ahubwo aka kananga nakanyu akaye kananga uretse wumve reka nkagushaka ahubwo ntagarake keretse ahubwo ari Museke Weya wenda okay banyira aka kananga Birukana yaguyihakana ibintu bya Trisa mu ruhame ngo nahabizi yagose kandi ajate uretse twumve Birukana yaguyihakana ibintu bya Trisa mu ruhame ngo nahabizi hanyuma se aya manyago y'amajwi yo abanyarwanda babitse mu telefone yo nayimbago zambarirwa kwinje umaze kumva ese njya mfite nk'ikibazo buri kantu na buri nguni iyi video baba bari kuyikoramo iki abo ngabo umwe like nkuko kare babibabwiye umwe arashitura undi agasoza oya nka buri nguni mba numva yashituye buri kantu rero buri kantu sinzi ikintu ari gukora muri video abanza introduction body na conclusion buri muntu afite ibye wowe ukora body undi agakora introduction uyu nguyu akora introduction buri nguni
buri kantu agakora conclusion ntabyanyu mwana cyane rwose naje gutuburira abaturage mu buryo twarabahagurukiye. budasanzwe Twarabahagurukiye. umuntu ari kukureba muri video sinzi wenda abantu bajya kuri Instagram yawe bandikemo ngo buritiku rimwe niyo mazina ukoresha kuri Instagram Cyane, na TikTok. barebe tuno tu video niba mara kutureba ndashaka bakurebe mu maso uri kwactinga umeze nk'umuntu waba uzi kwactinga cyane wigeze ukina sinema yego wakinye na filime narazikinnye ariko ntago nabimazemo igihe uzwi mu yihe cyane hari iyo bita rusaro rusaro ni imwe ikorwa na njuga yego sibyo rusaro yoyo nubusa sinkeka ikiri gukora ntago kirimo oya wabivuyemo se management ntago yabikunda urebye iyo uretse kariyeri nkufata indi urumva rero wa mugani management ntago yabikunda mugani ntago yabyishimira ariko ntago wambwira ngo uretse kariyeri ngo ufata indi none se iyo iya sinema wayiretse kugira ngo ukore ibi ngibi oya urebye nabyo wenda narabikoze ariko ntago nkibikora nta nubwo wanabikora oya sure wapi ubu nagiye kuvuga ngo abantu bategura amasinema bagushake urebye byaterwa ubwo nabyo ubwo na movie ngewe nakishimira cyangwa se ubwo mbona ko nyine harimo akantu kabisa ibi birimo akantu mwinjiza mute iyo ni ibanga ry'akazi ahubwo banatugane tubamamariza sibyo se kwamamaza byo ndabyemera sasa mu gihe mutaratangira kwamamaza nako muramamaza bizute se none ikintu gitangaje ibintu maze kubona mwamamaza ibintu bivura akanyabugabo imiti ya kinyarwanda ngo ivura ngo iyo 6 company rega abantu hano hanze baba bikeneye ukisa nizo muhura nazo cyane kubera iki se ibintu bijyanye n'utunyabugabo oya uwo ni umuntu umwe watuganiye nabandi batuganye nabo twabakorera ngaha amamaza mu kiganiro amamaza mu kiganiro ngo turanayisuza nyina amamaza mu kiganiro ibyo si ibyanjye ubwo ni buri kana ahubwo buri muntu dufite ukuntu dukora wowe ntabwo urageraho kwamamaza buri kantu buriya niwe ibyo bintu bireba kandi ugiye kwamamaza bavuga ngo ubushize ngo duheruka oya dufite ubundi kuntu dufite ukundi kuntu nabyo twabigenza ariko nayo mwabaye seriye mu kazi wajya nka kampani ikora software batanu buri kantu buri nguni buri tiku buri deal buri cyana hari na buri cyana ngo ashinzwe ama social media cyane rwose buri nguni yansekeje kare oya buri kantu niwe wabimbwiye yambwiye ngo hari abantu bajya bagucatinga bazi yuko ari bari gucatinga nabo bari kugutereta sibyo cyane kumbe bari gucatinga n'ushinzwe social media yitwa buri cyana kugize abo yitwa buri cyana nyine urumva umuntu wese yahisemo kuki atiswe buri social media oya ugira isirimu mushaka amazina ya kinyarwanda amazina ya kinyarwanda kandi aberanye buriya se n'abarezera abo nawe uratututse abarezi ntabwo turi abarezi urebye niwe warihisemo kandi azi impamvu none umuhandikiye kuri Instagram ntabwo ari we wansubiza ntabwo ari wowe bibaye ngombwa ariko nawe hari message ubure ukabona nyine ni ya nyine ariko nyine nawe urebaho nanjye ndibaho ariko ntabwo ari ngiye kunda message uba wemerewe gusubiza ni iyi niyo wemerewe itari busubizwe na buri cyana arambwira ati message arakureba we ni ukubwira ita kureba wowe bivuga ngo iki none se nk'ubu ngubu kankubwire njyaho ntabwo kuvuga ngo ntabwo njya kuri Instagram njyaho nkareba nkagira gute ariko sinshobora gusubiza Jetsi yambwiye ati subiza iyi message ndayisubiza ako so abahungu mwahuye mute reka nkubaze buriti aba bahungu ko mbona basa n'ibisumizi hanyuma ngira abana nsane busa n'umwana mwiza nyine waguye mu gaco k'amabandi oya uba wicaye ufite umutekano cyangwa numva ntuje buriya tunagendana mu nzira mba numva ntuje nta cyankoraho ntacyagukoraho ese kandi njye mukobwa uri muri genge urumva ni iki cyankoraho bo bagukoraho ahubwo bandindira umutekano nk'imbaraga cya buri kantu gifite buri nguni we mba mbona nta kabaraga kumeze nk'aho wagira ngo urabizi ko afite imbaraga ngo nuvuze ngo
ntacyo mbivuzeho Sure. doya witega nta kintu mbivuzeho urimo urategura noneho imeze gute ivuga gute imeze gute muri make muzabibona bisohotse dufite byinshi ese ubundi bisohokera he kandi nakubwiye ngo dufite studio oya ndavuga platforms bicaho buri muntu wese apostinga kuri social media yewe kuri YouTube TikTok YouTube ubundi zo dukoresha cyane ni TikTok na Instagram nyuma kuri YouTube tugenda duhuza utu video twose tukuploading mugahita uploading amafaranga ya YouTube murayarya gusa twageraho kuyarya ahubwo ntibadufashe tuyarye ako se ntago mubana urabona tubana ntago tubana aho ntago tubana pe koko nka buri video muyikora mbona muryamye kandi nakubwiye ngire ni studio ni office iba mu buriri ariko se tujye kuvugisha ukuri ujye kureba mbona agashuka gahinguka ku ruhande muri video yanyu buri video iba hagashuka gahinguka reka kara rero nakinyuma nyine ni background oye ariya ni amarido ariya ni amarido muhambiranye nawe uba mu Gatsata agomba mu Gatsata uba he Binyamirambo yego simba duturanya ahubwo ahubwo reka studio tuyimurira iwanjye oya yo nta buriri burimo ariko natwe twavuze ko nta buriri burimo none se reka nkubaze izi boro zanyu mukora zigamije iki muri makeya zigamije urebye ni comedy isanzwe no gusetsa abantu muri iyi minsi abanyarwanda bafite imijinya bafite ama stress so niyo mpamvu buri muntu wese aba afite content ye buriya niko navuga umuntu wese akagira version so nuko twabiteranyije turavuga reka dugire ikintu dukora bafite stress bararaka ibintu bimeze nabi ibyo gusa cyane bijyanye n'inyungu se bijyanye no kwinjiza nyine urumva comedy ikintu cya mbere imaze icyo ngiye nshaka kugeraho ndashaka kubaza izi comedy zanyu murateganya ko zizabinjiriza mu buhe buryo advertisement ibijyanye n'ubutunyabugabo ariko se yose company oya ni company none se tuvuge niba ari iyo miti twamamaza iyo se ntiduha amafaranga ntago cyane ikanavura n'abanyarwanda baba bafite ibibazo nk'ibyo none se ntabwo ujya ugira ikibazo cyuko abantu bazavuga ati umukobwa w'icyuki ibi nabavuga bikura he uri icyuki vraiment nika tubive ngo icyuki kidakora yibwirira oya ngiye nyine ndashaka kumenya nk'ubu wowe sibyo nk'umwanzuro wafashe kugira ngo ukore comedy rega umuntu akurebye mu maso ntabwo urebye nka Rusine mu maso niyo atavuga ubona ameze nk'uwakina comedy ukareba abansabi ukareba abande na buri kantu buri tiku nakumene buri nguni iyo barebye mu maso ubona bakina comedy niyo muri kuganira uhita ubona bakina comedy noneho wowe mu kuganira kwawe ntago umuntu yabona yuko wakina comedy wabona ko nakurebye mu maso ntago yabona ko wabitekereje gute nyine kugira ngo uvuge uti ngiye gukora comedy hari ukuntu nakinaga filime mbere yego ndanabikora mbikunze ukabona ko nyine ari ibintu by'umuntu so hari akantu umuntu nyine kaba kamwishemo ngira ngo wabimenye ute nakundaga kureba ama video y'abantu benshi bakora mbese bakora ama comedy so ndavuga reka mbigerageje mbona biranakunze wabitangiye ryari nabitangiranye n'iriya gang buri kantu na buri nguni ko batinye kukwerekana se batinze kukwerekana kandi mvuga ngo bari bakiri kuguprepara bari bakiri kongera uburiri nukuri kwimana mukora muryamye wakwamye ku kintu cyitwa uburiri kandi mukora muryamye kandi mbere baregeranaga ukabona nyine uburiri bakorewe nta kirenga ku ruhande ku buryo utabona ko hajya mu ndi muntu hagati ariko ubusigaye wowe ujya hagati ukabona ko nyine ari uburiri bunini ariko nanjye navuze ko ubwo buriri nta buhari ubwo sinzana buri ariko muri video zacu wabonamo uburiri ahubwo wabiciye style ubundi babaga bambaye ubusa hanyuma aho naziye bashyiramo agapira ahubwo hepfo niho tutaba tureba nabwo muzaba bazi simbizi gusa ikintu navuga nta buriri buhari ni iki muri muryamye ni ibanga ry'akazi twabivuze kare ni ibanga ry'akazi okay ikintu kuryama nyuma yuko byinjiyemo wabonye yuko wenda bifite avenir wabonye yuko nyine haraho bigana ubona feedback y'abantu ubona biracamo ni fresh ntaribe cyane
ku buryo utabivamo ntago nabivamo ubonye akazi ko muri office ntago wakemera wegise wumva okay Yeah, yeah. nakemera byakunda ko wava muri office ugahita ujya kuburira kujya gukina comedy wabishobora byaterwa ubwo nako kazi amasaha yako oya ko gafite amasaha kagendera aho yari yo yose wenda ubundi office akenshi itangira ubu ngubu akazi ka leta ni 3:00 ndakeka kugeza 2:00 z'umugoroba ni 11:00 sangaye 11:00 11:00 amasaha asigaye sasa wababyukiye ku gitanda gukina comedy waba nabyukiye aho ndumva noneho nawe nabyukiye cyangwa ugitanda ako kantu k'igitanda kuva kare nakubwiye ntago kahari ni ukuri mukinira ku gitanda nakiyanjamo 1 hour nkayanyishaka ngikora okay boss wo muri office waguye akazi ko muri office aba yatabyemera gukina comedy nakabireka ntago nagakora ntago wagakora bivuze ngo ntago wareka comedy ujye mu kandi kazi yes umuntu agukeneye avuga ati nkeneye Buritiku muhe akazi yanyamamarize bigende gute na gute cyangwa se nkeneye no kumumenya no kugira iki si byiza kunguka inshuti se yagusanga hehe en fait kuri ku mashusho media yacu bundi ako yanyu ya hari ayacu hari niyanjye okay ngiye nkeneye wowe ni Buritiku ni Buritiku rimwe ntago ukoresha Twitter oya Facebook nayo ndayikoresha nimero mbayeho ko kubu ntitaba oya nyine yawe abantu bakubona iratangwa cyangwa ntitangwa management ntibyemera ubishaka oya ntagakubwa ngo management ntibyemera ubishaka ajya muri ntuza aratwandikira muri DM yitabwe na buri cyana asubizwe na buri cyana nibyo nanjye nakubwiye ngo hariho message avuga ngo ugomba kwisubiza iyi ndayisubiza ubu umuntu yanditse ngo wampaye nimero yawe aho yabakisha nyine yabakisha niba gushaka keretse ari akazi aduhaye yego kubanza management ya buri nguni na buri kantu igoranye irakomeye da sawa reka ngushimire wakoze ariko ntago tuganiriye birambuye buriya hari byinshi twari tugifite kukubaza ntitwakubaje iby'ukuntu wakoze kuri Goodreach tuzabiganira ubutaha sibyo yes twari turi gukorera ahantu bita Mount View Hotel ni hano ku Gisozi bw'umuntu akeneye gusohoka yahasohokera ese nta kintu ufite wamamaza mbabaruse no wamamaza ikintu twumve twebwe se ndamamaza kandi nta mukira wampaye amafaranga na YouTube channel yanyu ntago wayamamaza YouTube channel ni buri kantu buri nguni kore wabyibagiwe se ariko se ubwo ngo ni buri kantu buri nguni cyangwa buri kantu na buri nguni buri kantu na buri nguni nibyo cyane tayari ubwo birabaye birabaye pe sawa urakoze buri team Imana igumugisha uri kwihuta naho ujya Imana kurindire mu nzira yahugiye urakoze cyane amahoro n'imigisha